kandi umuntu nyamuntu ntabwo ari housing ahubwo ikiri mu mutima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ntabwo njya mu bushakashatsi bwinshi cyangwa mu bindi byose, nawe urabizi, ariko ujya kubona umuntu mwiza cyangwa umuntu umeze gute runaka, ariko yakwiye ku buzima cyangwa arakora ibintu birimo kugayika, ugasanga wenda ariyaguza ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu kubera ko asa nk'uwihararutse, wa muntu w'imbere aba yarangiritse. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Nitwa Mungushane, bararikiye kugira ngo utege amatwi ikiganiro cy'umuryango. Murabizi umuryango hari umuryango mugufi n'umuryango mugari, ariko yose ni imiryango. Kandi umuryango mugufiya ugirwa na papa na mama n'abana. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Yarari kumbwira ngo afite gahunda yo kuzabyara umwana, buri mpamvu yo kwirirwa ngo afite umugabo ngo umutesha umutwe, ari kuvuga ngo nabona umwana bizaba bihagije azamwirera. Navuga ati njyewe ndumva ari byiza kuba umwana yabona papa we na mama we babana bose, umwe ava ku kazi akaza bose bagahurira hamwe bagasangira, byamufasha. Munambeho TV, kisima ya maji ya uzima. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Munambeho TV, liziba bomo ilibela. Munambeho TV, insuro y'obulamu. Munambeho TV, isoko y'ubugingo. Ni umwanya tuzajya twigiramo ibiganiro byo kubaka umuntu w'imbere. Uwo muntu w'imbere naho ameze kumera neza, no wa wundi w'inyuma azaba hari. Ntabwo njya mu bushakashatsi bwinshi cyangwa mu bindi byose, nawe urabizi, ariko ujya kubona umuntu mwiza cyangwa umuntu umeze gute runaka, ariko yakwiye ku buzima cyangwa arakora ibintu birimo kugayika, ugasanga wenda ariyaguza ibiyobyabwenge cyangwa ibindi bintu kubera ko asa nk'uwihararutse, wa muntu w'imbere aba yarangiritse. Uwo muntu w'imbere ni gutya twamufasha. Bwira n'undi muntu runaka muri session itaha tuzabane twumve ko umuntu w'imbere twamufasha. Mwakoze cyane rero, ndatekereza abantu bakurikira bose baraduha ubunararibonye, nituba dusoza turaba dufite imbumbe y'igitekerezo cy'ikintu cyatuzanye aha n'umurongo mugari watuma uwo muntu koko tumufata cyangwa se tumushyikira. Twaba dufite wa muntu w'inyuma usa neza ariko n'uw'imbere usa neza. Nitwa Mungushane, bararikiye kugira ngo utege amatwi ikiganiro cy'umuryango. Murabizi umuryango hari umuryango mugufi n'umuryango mugari, ariko yose ni imiryango. Kandi umuryango mugufiya ugirwa na papa na mama n'abana. Natwe tubaye umuryango, tuba dufite bakuru bacu, barumuna bacu, kandi natwe twishakamo ibisubizo. Muzi gahunda ya leta yo ko abana bose barererwa mu muryango. Natwe rero ntitwajya kure y'umuryango, kandi noneho tugomba kugira uburere buboneye nk'uko mwabonye ubutumire, kandi biba bikwiriye kugira ngo dufatikanye twese dukore umurunga umwe. Uburere buboneye mu muryango, umwana aba umwana ryari, aba umwana agisamwa, iyo akiri urusoro icyo gihe aba yabaye umwana. Uba umubyeyi atangira kubara umwana, niyo mpamvu ajya kugura ibikoresho ndetse agatangira no kwita kwikingizwa. Rero nk'uko turi buze kubihuza n'uko umuntu yagaruka kwa data, numvishe yuko umuntu ni umuntu, kandi umuntu nyamuntu ntabwo ari housing ahubwo ikiri mu mutima. Rero umwana iyo avutse habaho kwitabwaho, kumwandikisha mu irangamimerere, kumwitaho, umuha uburere buboneye. Uburere buboneye bugaragarira mu muryango. Mu muryango batwigisha indangagaciro kandi n'umuco nyarwanda, ariko iyo tugiye mu nzu y'Imana cyangwa mu nsengero batwigisha indangagaciro ya Gikristo. Niyo mpamvu rero uko tugenda twinjira hirya no hino tugenda tumenya intekerezo cyangwa se n'icyo bagambiriye. Mu muryango haboneka indangagaciro y'umuryango, habonekamo za kirazira. Mwana wanjye nicara mu bandi ntukambara ingofero, mwana wanjye nuba mu bandi ujye ugira igitekerezo utanga gihamye, apana kunyeganyega. Rero umuntu nyamuntu ni ibikorwa, ntabwo ari ubunini cyangwa se kuba ari mwiza kuri housing. Niyo mpamvu rero tugomba kugira gute kurera
abana tubahana kandi tubatoza ryari, tubatoza uburyo bitwara mu muryango, mu mibanire n'abandi, mu kinyabupfura, mu kugira indangagaciro. Rero birakwiriye yuko uyu munsi wa none muri Garagara Social baduteguriye yuko uburere buboneye cyangwa se umuco ukwiriye mu Rwanda. Muzi neza yuko umwana iyo yabonaga umuntu mukuru agenda yikoreye akamunyuraho byasaga nka kirazira, ariko uyu munsi ushobora kubona umuntu yicaye hariya yihebye ukamucaho. Tugarure indangagaciro z'umuco nyarwanda, tugira umugisha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, twese tuvuga ururimi rumwe, twumvikanaho. Nubwo tubwumvikanaho ariko tugira n'izindi z'amahanga twiga, ariko ku buryo utabona umuntu yicaye ngo umunyureho utamubajije impamvu, cyangwa umuntu niba agusabye ubufasha mwereke ko utamwitayeho, ahubwo ugomba kumwereka urukundo, ugomba kumwereka ko nawe warezwe. Rero umuco tuwufata mu muryango ndetse mu itorero, mu madini nabo bakabigisha indangagaciro ikwiriye uwo muryango barimo, kuko nawo abarendi muryango. Bibiliya rero iratubwira ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo. Ariko wagaruka mu ruhande rw'umuco nyarwanda kavuga ngo ubyaye ikihoze arakirigata, ugasanga ni ibintu bisa nk'ibihabanye. Ibyaye ikibazo irakirigata, ese biba byagenze bite kugira ngo ubyare ikibazo ukirigate? Umubyeyi iyo arikubise arababara kandi aba yifuza ko azakuramo umuntu muzima. Nk'uko bababajije bati umuntu washaka numeze gute, se n'ufite indangagaciro imeze gute? Ikibazo dushaka kukubaza, twari turi kujya impaka njye nagira amata, turimo twibaza, yari ari kumbwira ngo afite gahunda yo kuzabyara umwana, buri mpamvu yo kwirirwa ngo afite umugabo ngo umuteshe umutwe, ari kuvuga ngo nabona umwana bizaba bihagije azamwirerera. Navuga ati njyewe ndumva ari byiza kuba uwo mwana yabona papa we na mama we babana bose, umwe ava ku kazi akaza bose bagahurira hamwe bagasangira, byamufasha. Uwo akambwira ati reka pfa kuba mfite amafaranga byaba bihagije. Wowe washyigikira mu gitekerezo uko twaturi bufite hariya, cyangwa se ibyiza ni ibi kuba wabyara umwana? Hari n'abasore bameze uko bavuga ati njyewe nibyara umwana hanze bizaba bihagije, undi akavuga ati rwose ngiye kubana n'umugore byaba ari byiza. Watugiriye inama? Arakoze cyane ku kibazo cyiza abajije. Twatangiye tuvuga umuryango n'uburere buboneye kandi bitangirwa mu muryango. Kuba wabyara twavuga ko umwana kugira ngo ahabwe uburere ni papa na mama. Umuryango mugufi ugizwe na papa na mama n'abana. Umwana rero iyo atabonye igitsure cya papa hari icyo ababura, ndetse iyo arezwe na papa hari icyo abura, akabura n'ikaboneke byinshi cyane. Rero birakwiriye yuko umwana arererwa mu muryango, areba hirya akabona mama, kubera ko niyo yonsa umwana ari kumwe na se na mama we byongera infection, amuha amashereka, n'umwana yabona ukuntu papa amwitayeho, rwa rukundo narwo rugatuma umwana agira uburyo yiyumva, kuko ubukangura imvamutima ze kandi bigatuma akura yishimiye umuryango. Urakoze cyane, kugira ngo ugira amasimu utsinze ukunda impaka. hanyuma rero nta kibazo wasubira mu mwanya wawe. Urumva ko ibyo nari ndimo ndakubwira byari ukuri. Buriya ariko se kuki ukunda impaka zango turwane? nyine urumva nyine iyo umuntu yagutsinze byemera abanza abishimangira. Urumva iyo ntabwo bivuze ko bishoboka ko umwana yakura adafite umubyeyi bitewe n'impamvu runaka, ariko igihe bahari byakabaye byiza babana. Arakoze cyane. Ubanza nshaka nkurikije ukuntu ari kwiginga ibintu by'umuryango, baza ashaka kunjyana. Reka twikomereze. Munambeho TV isoko. Munambeho TV isoko y'ubugingo.
Munambeho TV isoko y'ubugingo.